Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese abakurikiye Easy Life Talk podcast. Nk'ibisanzwe ngiye hano tuba turi kumwe ndi Emmy BOT. Wowe utarakora subscribe nukuri ni amasegonda make ya kuba wabikora kugira ngo winjire mu muryango w'abantu bagari bagamije kwagura buno butumwa butangirwa hano kuri Easy Life Talk podcast. Uyu munsi tugiye kuganira ese ni iyihe mpamvu mugenda mubibona hano ku mbuga nkoranyambaga aho abastari benshi cyangwa se bamwe na bamwe bagenda batanga ibitekerezo. Ubwo turagaruka uyu munsi ku bantu b'igitsina gore, aho akenshi ugenda wumva bavuga ngo sinkeneye kuba nabana n'umugabo, sinifuza kuba nazashaka, ariko nanone ndifuza kuba nagira umwana yego, nashaka umuntu tukabipanga tukabyumva kimwe, nkaba nagira umwana ariko sitube twashakana. Ese niki kiba kibyihishe inyuma? Niki gituma umuntu agira izo ntekerezo cyangwa se agira ayo mahitamo? Ni impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zigenda zigaragazwa n'ubushakashatsi ndetse n'ibitekerezo by'abantu, ariko ibyo byose twebwe hano tugenda tugaruka ku bintu byihariye mu buryo bufatika cyangwa se biba byaragiye bigaragazwa n'abahanga mu buryo bugiye butandukanye. Reka ngaruke mu kanya dukomeze na topic yacu y'uyu munsi. Reka dukomeze. Ese ni iyihe mpamvu? Cyane cyane hano tugenda tugaruka ku mpamvu muzi zituruka ku mikurire umuntu aba yaraciyemo. Hari igihe umuntu aba yaraciye mu mubano uba utaragenze neza. Hano iyo tuvuze umubano tuba tuvuze relationships cyangwa se umubano hagati y'umuntu umwe n'undi, baba bahuje igitsina cyangwa se batahuje n'igitsina. Ese biba byaragenze bite? Uwo mubano uba waragenze ute? Ni kenshi cyane aho usanga muri iyi miryango cyangwa se muri sosiyete y'uyu munsi, aho usanga umubyeyi n'umwana badafitanye umubano wihariye cyangwa se badafitanye umubano uri buze kuba wagira icyo wubaka cyangwa se wubaka icyizere cyo kuzagira undi mubano nk'uwo nguwo hagati y'umwana n'umubyeyi. Urugero, iyo umubyeyi w'umugabo adafite uruhare runini mu mikurire cyangwa se mu migenzereze n'imibanire ye y'amarangamutima hagati ye n'umwana we w'umukobwa, ngo abe yamwiyegereza, abe baganira, abe yamutega amatwi, abe yakumva ibyifuzo bye, biba bizatanga ibyago byinshi by'uko uwo mwana w'umukobwa azakura mu buzima bwe atabona umubano we hagati y'uwo badahuje igitsina nk'umubano w'ingenzi wazaramba, wazamufasha mu buzima. Abantu benshi bino bintu ntabwo bagenda babyitaho cyangwa se baba banabifiteho n'ubumenyi bugiye butandukanye, ariko mu by'ukuri umubano uri hagati y'umubyeyi n'umwana niryo shingiro ry'umubano uzaba hagati y'uwo mwana n'undi bazahura mu buzima bwe igihe azaba yarakuze. Nimba umubyeyi w'umugore atarabaniye neza cyangwa se umubano uri hagati y'umubyeyi w'umugore n'umwana w'umuhungu, iyo uwo mubano utagenze neza, biba bifite ibyago byinshi byo kuba byateza kuba uwo mwana w'umuhungu mu mikurire ye no mu gihe azaba yarakuze ageze ku rwego rwo gufata icyemezo cy'uko yabana n'undi badahuje igitsina, yuko bizamugora kuba yakwisanga muri uwo mubano, cyangwa se niyo yanawujyamo ukaba utagenda neza biturutse ku kuba wa wundi hahandi yigiye uwo mubano bitagenze neza. Ku bantu bakurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho mu buryo bugiye butandukanye, hari impamvu nyinshi tuba twaragiye tugarukaho mu kuba arizo zihariye zituma umuntu aba yazinuka ikijyanye n'umubano hagati y'uwo badahuje igitsina, ahubwo ugasanga icyo ashyize imbere ni umubano we ku giti cye, cyangwa se ye wenda n'abandi, cyangwa se bakagira ubucuti busanzwe ariko buri aho ngaho butagamije kuba bwagera kure. Rero icyo kintu cyo kuba umuntu aba yarakuriye mu bwana bwe, aba yarakuze adafite umubano wihariye hagati ye n'ababyeyi be, ni ibyago byinshi by'uko bizagenda bite atazagira umubano uhamye yarakuze, cyangwa se atazashishikazwa no kumva yuko yazabana n'umuntu badahuje igitsina, ahubwo kuri we yubakamo ikintu kimeze nko kuba we yihagije, we yigize ku giti cye yihagije, bikaba byamusunikira
kukumva yagira intekerezo zo kuvuga ngo sinkeneye kuba nashaka, sinkeneye kuba nashaka umugabo kuko nta mpamvu numva n'imwe yatuma nshaka umugabo, aba afite ijyanararibonye aba yarahuye naryo mu gihe cy'ubwana. Buriya mu gihe cy'ubwana niho hantu haba hari imizi cyangwa se ishingiro ry'ubuzima umuntu azabamo yaramaze gukura, bidakuyeho yuko yarakuze byahinduka, ahubwo biba bimusaba kuba yagira ubumenyi nk'ubwo tubagezaho hano kuri Easy Life Talk Podcast, bwo kuba yamenya ngo ese uko ntekereza uku nguku ni amahitamo ajyanye wenda n'ibigezweho, cyangwa ngewe mfite aho mbikomora mu buzima naciyemo nkiri umwana. Rero iryo ni ryo shingiro ry'ibyo bitekerezo abantu bagenda bagira, ariko hari n'ibindi bitekerezo cyangwa se amateori atandukanye agenda agaruka ku mpamvu umuntu ashobora kugira amahitamo yo kuba atashaka umugabo. Ubwo turi kuvuga ku ruhande rw'igitsina gore, ariko twebwe uyu munsi twagarutse kuri iyo mpamvu ishingiye ku mubano umwana yagiranye n'ababyeyi be mu gihe yari akiri umwana. Niyo mpamvu hano tugenda tugaruka tuvuga tuti babyeyi nimwite ku mwanya wihariye w'abana banyu, kugira ngo mubereke urukundo, kugira ngo mubereke ko ubuzima barimo, waba uri umubyeyi udafite ibihagije bifatika waha umwana, cyangwa se mubayeho mu buzima butari bwiza, ni byiza yuko uzirikana kumuha igihe cye cyihariye cyo kuba wakina nawe, cyo kuba waganira nawe, ukamutega amatwi. Abana bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, umwana umutega amatwi kwanza, ukabanza ukumva ikibazo cyaho kiganisha, ukamuha igisubizo kijyanye n'igihe agezemo, cyangwa se n'imyaka imyaka n'ubwenge bwo kuba yakumva igisubizo runaka. Ntabwo upfa kumubwira buri kimwe cyose, ahubwo ugerageza kumuha igisubizo kigufi kandi kiganisha ku kuba yahita yumva anyuzwe mu bijyanye n'ubusobanuro yumvaga yari akeneye, cyangwa se wowe umuhaye. Ni byinshi tuzagenda tugarukaho. Iki ni igice cya mbere tubagejejeho iyi mpamvu. Ubutaha mu bindi biganiro byacu tuzagaruka ku yindi mpamvu, cyangwa se ku zindi mpamvu ariko zishingiye cyane cyane ku buzima bw'imitekerereze ya muntu, cyangwa se n'imyitwarire ye mu bijyanye n'uburyo yitwara mu mibereho ya buri munsi, cyangwa se mu byo akora bye bya buri munsi. Ibyo ni byo tugenda tugarukaho hano kuri Easy Life Talk Podcast. Ndagushimiye rero we wabanye natwe ugakurikirana kino kiganiro kugeza kuri uyu munota, ndetse ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe nimba watangiye hagati y'iki kiganiro, cyangwa se hari ukuntu nyine umuntu aza kuri YouTube akaba yashiftinga introduction ariko akageza kuri uyu munota wa nyuma kidukurikiranye. Nawe turagusaba kuba wakora subscribe nimba wanyuzwe n'iki kiganiro, ugakora like, ndetse ikirenzeho nuko ubu butumwa cyangwa se buno bumenyi utabwihererana, ahubwo ukabusangiza inshuti n'abavandimwe. Turabashimiye. Ibiganiro byacu hano kuri Easy Life Talk Podcast nakagaruka. Nge ndi MEBOT.